murekure mpangane n'uwo murozi, murekure. Ngaho garagaza imbaraga zawe, ngaho hagaragaza imbaraga zawe, ngaho haguruka duhangane wa murozi we. Ndabara gatatu, haleluya. Ngaho haguruka duhangane. Rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu. Uracikira sasa. Aho uhagaze mahinduye umuriro w'Imana. Ndagutwitse mu izina rya Yesu, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe ziri hehe? Imbaraga zawe ziri hehe? Mbega tukubita imbaraga zikuzimu. Ngiye gusengera uyu mukobwa bohoke, umurozi wamuroza ke kashobotse. Tuvuge ngo Satani yamwaye uyu mwanya. Ngaho garagaza imbaraga zawe. Aho wicaye mahinduye umuriro w'Imana, uwo mutwe wahinduye umuriro w'Imana, ayo maguru mahinduye umuriro w'Imana. Urahiye wa murozi we, urahiye wa murozi we, urahiye wa murozi we. Fire, fire. Uracikira he? Mumureke, mumureke, murekure. Uracikira he? Uracikira he? Tugiye guhangana je nawe rero sasa. Ndabara gatatu, zamura ikiganza cy'iburyo. Rimwe kabiri. Wena tuhangane wihunga, wena tuhangane wihunga. Izo ni imbaraga z'Imana zigutwika. Nyegera hino, egera hino tuhangane. Rimwe kabiri. Urajya hehe? Urajya hehe kuhiye? Muriro ufite imbaraga zingahe? Muri bangahe? Muri bangahe? Muri bangahe? 35. Muraba ngo n'abantu 30 na bangahe? Muriteguye duhangane? Turakwica aho. Muranyica? Bakurekure duhangane sasa. Mwese mwereze ikiganza hano. None murajya hehe kandi muranyica? Ngaho zana imbaraga zawe, itegure. Izatsinda ufite. Tuzamura ikiganza twese. Yes. Muri bangahe? Muriteguye duhangane? Yewe ndagiye. Uragiye ujya hehe? Reka duhangane. Rimwe kabiri gatatu. Fire. 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 Rekura uyu mwana w'umukobwa. Komera Imana amashyi menshi. Uwo ni umuriro w'Imana, uwo ni umuriro w'Imana, uwo ni umuriro w'Imana, uwo ni umuriro w'Imana. Urahiye. 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 Komera Imana amashyi menshi. Kadukomere Yesu amashyi wapfuye akazuka. Yesu abohoye ubuzima bwe, tumukomera amashyi umwami w'abami. Komera Yesu amashyi, aramubohoye. Ntabwo izi mbaraga zizagugarukaho ukundi. Tera haleluya. Yesu arakubohoye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ndakwicara. Yesu abahoye ubuzima bwawe kandi ugiye kubaka ushake nk'abandi mu izina rya Yesu. Urashaka kwatura? Icara. Yesu abahoye ubuzima bwawe. Mbega twakomera Yesu amashyi. Bawicaye ndaje nkwakire. Ayo mashara y'Imana twayakoma. Izo mpundari z'Imana twazivuza. Izo mpundari z'Imana Yesu aramubohoye. Yesu aramubohoye. Amen. Amen. Jya kwicara. Yesu abahoye ubuzima bwawe. Zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu. Vuga ngo Imana igiye kumbohora. Ndashaka umuntu ufite ituro tubohoza uyu muntu.
bamutanzeho igitambo. Fata ituro ryawe uzirijugunye hano, nicyo Imana igiye kubohora ubuzima bwawe. Fata ituro uzurijugunye hariya, nta murozi uzongera kugutinyuka, nta mupfumu uzongera kugutinyuka, abana bawe bazagira ubwenge. Fata ituro ryawe uzurishyire hano, Yesu niko kukubohora. Wowe fata ituro ryawe ubyizere, bivuze ngo mwashyira hariya, nta kintu na kimwe kizongera kuzirika ibyawe, nta kintu na kimwe kizongera kukuzirika, nta kintu na kimwe. Fata ituro ryawe urishyire hano, ubwire Imana ngo mbohore, akazi kawe kabohoke, bizinesi yawe iyoboke, abana bawe babone. Jugunya hariya, jugunya hariya. Imana ibohora ubuzima bwawe, Yesu ibohora ubuzima bwawe. Nta ndwara izakugeraho, nta mupfumu uzagutinyuka, nta murozi uzongera kugutinyuka. Uko niko Imana ikubohoye, niko Imana ibohoye abana bawe, niko Imana ibohoye urubyaro rwawe, niko Imana ibohoye bizinesi yawe. Jugunya ituro aho ngaho, uko ujugunya ituro hariya, niko Imana igukijije iyo ndwara ya karande, niko Imana igukuye uwo mudayimoni, ibyakubabazaga urabohotse mu izina rya Yesu. Imana ikubohoye iyo ndwara, Imana ikubohoye iyo ndwara. Komera amashyi menshi cyane. Imana irakubohoye, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye. Ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse. Imana iravuze ngo ntazongera kubabara, ibyawe birabohotse. Ngwino hano, mubwiraze hano, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse. Genda, ibyawe Yesu arabibohoye, nawe ibyawe Yesu arabibohoye. Nta ndwara izokuzaho, indwara wari ufite Yesu ayigukuyeho. Yesu arakubohoye, nawe ngwino, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye. Nta ndwara izakuzaho, nta kintu kizagaruka mu bintu byawe. Ngwino ngukureho mama, uko niko ubohotse, genda ukore. Yesu arakubohoye mu byawe, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye. Uko utanze turakira kubohoka. Papa, Yesu arakubohoye n'ibyawe, nawe ubohoke ku bintu byawe. Buri kintu cyose cyaziritse ibintu byawe, Yesu akikubohoyeho. Indwara wari ukiriho, umuvuduko w'amaraso, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye. Imana ikubohoye ku ndwara. Ituro utanze, Yesu arakubohoye. Mwese mutanze ituro kuri uyu muntu, ndabarahiza ukuri kuyera yampamagaye, mpagaze kuri uruhimbi, nta mudayimoni uzongera kugutinyuka. Uko utanze ituro niko wihumanuye, uko utanze iri turo niko wihumanuye, uko utanze iri turo niko indwara zisohotse ku buzima bwawe. Akira kubohoka. Ituro iryo ari ryo ryose utanze, Yesu araguhumanuye, kuko ijambo riravuga ngo bamaze gutanga ituro. Horiya baba kataya. Akoze Yesu. Kwiriya umashimwe mwami Mana. Anato sikia. Tanga ituro na Imana ikubohoye. Ndagira nkubwire ngo iyo ndwara urwaye ntizakugarukaho, ayo maguru yakujyaga ntazakugarukaho. Mama, waragwaye umaranye igihe kinini amahembe muri ayo maguru yawe, umaranye amahembe imyaka 5. Ngwino hano nkubwire, mwamuhaye hagira umuntu umumpera ituro, hagira umuntu uhereza uyu mubyeyi ituro ritanga, ohereza ituro. Ayo mahembe uyamaranye imyaka 5, yego ha bakugwaniyeho, shira hariya. Ayo mahembe yamaranye imyaka 5 mu kuguru, uyamaranye imyaka 5. Kuramo izo nkweto none ahukire ube muzima none. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Pigia Bwana makofi mengi. Komera Yesu amashyi menshi. Protokole mumufate. Nohereje imbaraga z'Imana muri iyi ndumwe hanuzi w'Imana. Nohereje imbaraga muri kure higama. Nohereje imbaraga z'Imana. Awagaze ubona umuriro muri uwo mugongo, ubona umuriro muri uwo mugongo. Vamagitoka mwetereyo, mwetereyo, vamagitoka. Garuka inana kureba, garuka inana wanzoka kwe. Iyo toka ndayireba, subirayo muvamo, subirayo muvamo. Ndayireba, garuka ndakureba. Atazamule haleluya. Yanyishuriye
yose yambabariye yambabariye atumanerade yanyishuriye yanyishuriye yamyenda yamyenda yose yambabariye yambabariye twese tuzamura ibiganza njye gusenga. manerade wanyishuriye we yanyishuriye ngiye gusenga iyo ndwara ijya ku buzima bwawe. yamyenda yose yambabariye ibyaha atumanerade rewe imbere yayantewe nzahagararayo zabanza n'iminyago telawaza yanyishuriye we yanyishuriye twabonye imbaraga z'Imana zimanuka muri iri teraniro. abantu bagiye gukira indwara zananiranye ku buzima bwabo. yambabariye ibyaha atumanerade tumpiteho mukiza. Imana ntiguhiteho muri iri teraniro. Tayabala kosa kataya mandole sawidi ya pandaima. kugendera Ya sari wa taimo sanga demo sharia. Yesu mukiza. Yesu mukiza wanje. Umva konganya. Ukugenderera abandi. Mana ukugenderera abandi nanjye ntusige. Umunyabyaha ngatwe ntudusigemo. Ariya baba kata. Ziri muri mu mwuka. Yesu mukiza. Yetuanurira ubuzima bwawe. Yesu ahindura amateka. Teta ya wasango letaisho legaya. Oya taya sometaya. Tena kotaya. Ndabona abamarayika ijuru ribohereje. Iyo ndwara igiye kurangira. Icyo kibazo igiye kugisohokamo. Ndabona ijuru rimanutse muri iri teraniro. Yesu mukiza. Yesu mukiza wanje. Umva ukunganya muri uyu mugoroba. Abera bawe udutabare. Abagabo bararusha abasore n'abakobwa. Umva uko tuganya amahanga. Umva ukenderera abandi. Umva ukenderera abakristo. Uyu mugoroba nanjye ntusige. Uyu mugoroba ntusige ndakwinginze. Yesu mukiza. Yesu turi imbere yawe. Umva ukonganya. Umva ukonga utakiye muri iri teraniro muri uyu mugoroba. Ndabona abantu Yesu ababohora. Ndabona ijuru rigiye kugutabara. Ikibazo wazanye Yesu yakibonye. Amadeni yawe Yesu yayabonye. Ayo marira yawe Yesu yayabonye. Ubwo bushomeri bwawe Yesu yabubonye. Watakiye abantu barakwirengagiza. Ariko Yesu agiye kukwibuka.
Kepa ya wandangola sande maya. Liwala kota beni wasande bwana. Yesu mukiza. Yesu mukiza. Ugenderera bana, ugenderera uyu musore waje gusenga, ugenderera uyu mugabo waje gusenga, ugenderera uyu mukobwa waje gusenga, ugenderera uyu mubyeyi waje gusenga, ugenderera umwana muto waje gusenga, ugenderera la kota ya basantomaya hasheni watakota ya sinemare. Ndabona ijuru rimanutse muri uyu mugoroba. Munyemerere tuzamure haleluya. Ongera uzamure haleluya y'ubutsinzi muri uyu mugoroba. Ongera uzamure intsinzi dayimoni zigiye gupfa. Oketa ya peko saide penima. Abisirayeli bazengurutse inkike karindwi zirariduka. Haguruka kuri ayo maguru uzenguruka aho ngaho uhagaze karindwi. Imana igiye gukora igitangaza. Iminsi irindwi igiye kubona igitangaza cy'Imana. Nawe nkurikiranye zenguruka karindwi. Imana irakora igitangaza ku buzima bwawe. Ibibazo byakubanye byinshi, amadeni uriho mu buzima bwo gupfundikanya, zenguruka karindwi. Nawe Imana igutabare. Amarira uri kurira Yesu arayazi, umubabaro wawe no gutaka kwawe, ibibazo byakubanye byinshi, urakora ariko wabuze ikigeraho. Yesu agiye gutabara ubuzima bwawe. Uko uzengurutse karindwi mu minsi irindwi ugiye kubona igitangaza. Komera Imana amashyi menshi. Uko uzengurutse karindwi, iyicarire Imana igutabare. Ngiye kuvuga ibintu bigera muri birindwi niturangiza tugende, kuko twize ijambo umushumba yatubwirije. Imana imuha umugisha. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, Imana iguha ubushobozi muri icyo kiganza. Imana iguha ubushobozi bwo gukandagira inzoka n'abasikoropiyo. Imana iguha ubushobozi bwo kurwanya ababisha bawe. Imana iguha ubushobozi bwo kurwanya indwara ku buzima bwawe. Ayo marira yawe Imana igiye kuyaguhoza. Uriu yerizima bikome. Twese ndashaka turirimbe. Uribuye Yesu wacu, uribuye bikome. Togere uribuye yerizima bikome. Papa bina nkubwire, muhereze ikiganza umubwire ngo Yesu niwe buye. Ntabwo Imana yakwemera gukomeza kubabara. Ninde wakuraritse? Ninjezanye kugira ugere hano byaturutse kuke? nari ndi hano kuva uyu mwanya hari akagambane k'abagabo babiri. Aba bagabo babiri nabonaga wicaye ahantu, ariko intebe wicayemo ntibayishaka. Barashaka kukumanura bakagukubita hasi. Imana irambwiye ngo ko waje imbere ye igiye kukuzamura. Yego. Imana irambwiye umaze iminsi mu kazi, ariko ako kazi aho kuzamuka uramanuka. Imana irambwira ngo iguhaye promotion, kandi iyi promotion Imana iguhaye, Imana ikugize deje. Amen, amen. Icyo kintu mvuze uracyumvise? Ndacyumvise. Imana ikugize deje. Ukora ibiki? Nkora mu burezi.
genda ubeteje nawe wicare ngo uzireke. Hallelujah. Mwakomera Yesu amashyi ko ari bubiko. Zamura haleluya. Umva ikindi wa mugabo we. Umva. Imana irambwiye ngo wakoreraga amafaranga ariko ntumenya hanyuze. Yego nibyo. Imana igukuyeho umwuka w'inyatsi. Jesus. Kabiri, Imana igiye kuguhereza imodokari. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ninza n'umwana ku ishuri aho wigisha ntuzanyuma umwanya. Kaduhe Yesu icyubahiro. Mbega Yesu ni umwami w'abami. Tusamule haleluya, ni umwami w'abami. Hallelujah. Uribu yerizima ikome zifuruka. Uribu yerizima ikome zifuruka. Tambuka nkubwira. Ufite ikibazo cyo kutumva? Yo, gusa n'umuntu urushe mama. Waturutse he? Cyangugu. Waturutse Cyangugu? Ku shamba rya Murya. Yaturutse Cyangugu ku ishamba rya Murya. Ninde wakuraritse? Ni Yesu. Ariko afite aho yanyuze kugira ugere hano. Ninde wakuraritse? Kugira ngo ngere ahangaha nari nakumvishije kuri radiyo. Wanyumvishe kuri radiyo? Aho narindi nifuza kugera ahangaha ngo mumfashe gusenga ku bibazo. Ufite ibibazo byinshi cyane. ngo hanurire? Ushaka ngo hanurire ibyo bibazo birangire? Ngo zamara ibiganza byawe. Jesus. Vuga ngo uyu munsi bimenyekane ko nagiye kubonana n'umuhanuzi. Uyu munsi bimenyekane ko nabonanye n'umuhanuzi. Katuzamure haleluya. Hallelujah. Reka ngusomere icyanditswe. Uribu yerizima ikome zifuruka. Uribu yerizima ikomeza zifuruka. Uribu yerizima ikome zifuruka. Kuva 14 umurongo wa 14 Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ari bukurwanirire nawe wicecekere. Yego. Imana irambwiye ngo igiye kugutabara. Ahantu tuye ndahabona mu manza. Ufite imanza? Ndazifite nyinshi. Kandi aba bantu bari kukuburanya ni abagabo babiri. Nibyo. Aba bagabo babiri barahiye baravuga ngo ahantu tuye ugomba kuhava kuko ngo wahabonye mu manyanga. Imanza zaguhagurukiye. Barampagurukiye cyane. Bashaka kukwimura. Ariko Imana irahari. Ariko bashaka kukwimura bakahagukura. Nicyo bashakaga. Aba bagabo mbakubwire kuntu Imana igiye kubirukana. Barame. Aba bagabo ushaka mbakubwira Imana ibirukane Cyane cyane. Iwawe hari ubwo mpaze. Iwawe hari ubwo mpaze. Twari twavugana. Aba bagabo babiri bari bahagurukije imanza kuri wowe. Imana irambwiye ngo ninkubwire. Ntabwo bazagutsinda. Jesus. Icya kabiri, aho utuye bahora bakuroga. Nabo babifitemo gahunda mu ngabo. Nabo bagufitemo gahunda. Egeza mikrofone hino. Wino hano. Wegere hano. Mama. Barame. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Imanza wari ufite zishingiye ku bagabo babiri. Yego. Izi manza zigiye kurangira. Ikimenyetso kigaragaza ko ari Imana waje gusenga. Yego. Aba bagabo babiri
harimo uwo wita Ntera na Rugeruzi. yego Urabazi? ndabazi Niba murimo muraburana, Imana irambwiye ngo baratsinzwe mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Wasamura haleluya cyane, tera haleluya. haleluya Icya kabiri, Imana ivuganye nanje ibintu bikomeye. Hari umwana wawe uhora ukuriza. yego Tipos etamini ya down. Muri iri teraniro harimo umumama yego ufite umwana, uyu mwana yabaye umusazi byaramucanze. Uwo muntu ahaguruke. Ufite umwana wawe yabaye umusazi, haguruka. Yo, umwana wawe yarasaze, waramubuze, nkurangira ahari. nari nazanye n'amafoto ye. Mbega duhanure. Yego. Uri buye rizima rikomeza imfuruka. Uri buye rizima rikomeza imfuruka. Hari n'undi mukecuru urimo hano, Jesus. afite umwana we yabaye nk'umusazi, nawe ahaguruke. Uri buye rizima rikomeza imfuruka. umwana we wamubuze ryari? mu kwezi kwa kane, none n'ubu turi mu kwa kane niho namubuze. Ndaje nkurangira ahari. Yego. Wari umaze kwiheba kubera uriya mwana. Jesus. n'ibibazo byinshi cyane. Humura, wageze kwa Yesu. Nawe ufite umwana wimereye gutyo, humura, Yesu arabirangiza. Nawe wowe waturutse he? Bakumpere mikoro. Waturutse Ngororero. Waturutse Ngororero. Ibaza abanyakigali batari kuza gushaka Imana, ba Ngororero bakayibatanga. Wowe ninde wakuraritse mama? Ni umukobwa wanjye utuye inanga, yambwiye ko nyine. Mukobwa wawe ari he? Ntawe uri kureba? Kuri kurira se kandi nawe ufite umwana wasaze? Yarasaze yigatoragura amabuye, yambona ntambonemo ko ndi umubyeyi we, akirirwa ntuka. Yabona asakirirwa mutuka, nawe akamubona ko atari umubyeyi we. Ese akirirwa ahantu mu bibara yicaye, umwana ese urengeje kwemera byaheberanye. Uyu mwana wawe umwana wanjye baramuruze, yaragukundaga, yagombaga kukubera umwana muzima. Uyu mwana baramuroga. Ndabona umugore witwa Jacqueline. Tuza nguha amakuru ndumuhanuzi. Ndabona umugore witwa Jacqueline ajya ku mupfumu witwa Bizoza, amuhereza amafaranga 3,000. Arangije aramubwira ngo andinza yaguha uyu mwana yasaze. Uyu mwana yajyanye izina rye yitwa Niyigena. Niyigena uramuzi? Niyigena Jide ndamuzi. Niwe wasaze? Niwe wasaze. Rega twahereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Imana irambye ngo kuva uyu mwanya ukigera mu rugo urasanga umwana yabaye muzima. Yesu arabirangije. Umugabo wapfuye akazuka, Yesu aramukijije. Mugabo Imana icyubahiro. Tepa yakosa inota izangaria. Imana irambwiye ngo irabirangije. Ufite agahinduro ababaye. Imana ni hamwe icyubahiro we. Uri buye rizima rikomeza imfuruka. Uri buye rizima
Shalata ya Furuka. Papa ngwino hano. Tugiye gusenga Imana, Imana ihindura amateka. Hari abantu bumva ko Imana yahindura amateka, tuyihe icyubahiro. Ninde wakuraritse? Ejo numvise kuri radiyo inyigisho nziza cyane ry'itorero. Wanyumvishe kuri radiyo? Kuri radiyo. Papa, Imana irambwiye ngo ikongereye imyaka yo kubaho. Amen. Reka mvugane nawe ngo hanurire. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda hari urugamba Satani yateguye kuri wowe. Ubwo rugamba amaze kurutegura, hari ahantu ndi kubona wari uri, aho hantu wari uguwe neza, umeze neza, waje gukubitana n'ikibazo nawe utari witeguye kigufata mu buryo utazi. Wakubitanye n'ubugwayi, ariko ubu bugwayi ntabwo ari ubundi, ni ibintu bakoherereje ndimo kureba. Yego nibyo. Ibyo bintu mvuga urabizi neza? Ndabizi, nari mu mashuri mu gihugu cya Ukraine. Wari uri muri Ukraine? Yego. Icoge? Yego, mu mashuri. Nagize uburwayi n'ubu ndacyabufite. Ubwo burwayi ufite uyu mwanya bugiye kurangira. Ndabona uburwayi umaranye igihe kinini, hafi gushika imyaka 31. Iki gihe wari mu gihugu cya Ukraine, wari uriho neza, umunsi umwe wari usohotse ahantu ku ishuri, wafashwe n'umutwe nawe utari witeguye. Yego nibyo. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi uba wumva umeze nk'umuntu ugenda utariho. Nibyo. Uyu mutwe urakubabaza, warivuje byaranze. Byaranze, n'ejo nagiye kwa muganga byaranze. Uwo maranye imyaka ingahe? Urebye ni kuva muri 88 gutyo, ni hafi gutyo nkigerayo mbere ya. Kuva uyu mwanya imbaraga z'Imana ziragukijije. Watanze amafaranga ngo wivuze biranga, wagerageje ibintu byose biranga, wahuye n'abadogiteri biranga. Imana irambwiye ngo kuva uyu mwanya Yesu aragukijije. Kuva uyu mwanya Yesu aragukijije. Haleluya. Imana irambwiye ngo ntabwo uzongera, ntabwo waryamaga ngo usinzire. Yego, no kwitura hasi. Ntabwo yajyamaga ngo asinzire. Ibaze kubona umusaza nk'uyu yitura hasi ukagira ngo agwaye igicuri kandi atari igicuri afite. Papa, wari ufite amafaranga n'agafaranga yose yarashize. Byarashize. Wari ufite akazi keza warakoraga kose karahagarara kubera umutwe wawe. Yego, akazi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Ibaze umuntu wakoraga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo mu gihe wowe no guhinga byakunaniye, ariko Yesu arambwiye ngo kuva uyu mwanya Yesu aragukijije. Yesu aragukijije. Yesu aragukijije. Yesu aragukijije. Ntabwo uzongera kwitura hasi ukundi. Yesu abohoye ubuzima bwawe. Haleluya. Jya kwiyicarira. Duhe Imana icyubahiro. Kuva uyu munsi ugende uri imishinga yagutse.
imishinga yawe yose yarapfuye. nibyo Wagerageje gukora uri umuntu wigwanyeho ngo ushaka amafaranga ariko byaranze. ko nukuri kabisa. Wanyuze mu nzira nyinshi zirenga 6 ukora iki kipfa ujya mu kindi kigapfa ujya mu kindi kigapfa. Ibiganza byawe byuzuyemo umwuka w'inyatsi, nta kintu ushobora gukora ngo uzagereho. Warakoze warayutekereza proje ariko zose kugeza uyu mwanya nta nimwe ikikuri imbere. Imana nkorera irambwiye ngo yongeye kuguhereza imishinga. Amen. Icya kabiri, umwuka w'ubukene Satani yarawuguteye. Imbere yawe uri kureba ukabona nta cyerekezo cy'ubuzima. Iyo wicaye wibaza Mana nzabaho gute, kuko imbere yawe umuryango wose ubona ufunze. Imana igufunguriye umuryango, ntuzibagirwe kuza gusenga. Amen. Imana igiye kuguha akazi. Hari umuntu mugiye gukorana n'umuzungu, kandi uyu muzungu ugiye kumuhuzwa n'undi muntu wagiriye neza wowe utakikibuka. Iyicarire. Hari umuntu witwa Manuel uze kunshaka, kaduha Imana icyubahiro. Papa bimeze bite? Wowe bimeze bite? Wagwaye ute? Egereza mikrofone. Narwaye ikintu hano mu rubavu. Wagwaye? Hano mu rubavu. Aha. Kikandya ariko ntikibimbi. Kikakurya ariko ntikibyimbi. Imisonga gusa. Umusonga gusa. Ariko ntube no mu nyama ukababuro. Ukabura amahoro. Babanje kumbwira ngo ni zona ndifuza. Babanje kumbwira ngo ni zona ndifuza biranga. None sigaye karaho gusa. Nijoro numva radiyo enani telefoni yambwira ngo hano barasengera. Wumvishe telefone bakubwira ngo hano turasenga. Ndaza kandi fungura iryo koti, icyo kintu tukirukane nona. Mbega duhimana icyubahiro. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Mana yampamagaye nk'umuhanuzi. Kuva uyu mwanya imbaraga zawe nizibe kuri uyu aza. Iki kintu ndakirukana mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Uko ngukoraho ni ku ijuru riri kugukiza. Pepu kwa John le kandoze Maria. Akira kubohoka nonaha. Akira kubohoka nonaha. Ndabona ijuru rigukiza mu izina rya Yesu. Ndabona ijuru rikirukana mu izina rya Yesu. Ndabona uko nkoraho kirigita mu izina rya Yesu. Ndabona kigirigita mu izina rya Yesu. Bele watasi etamoreando. Kadukomere Imana amashyi menshi. Izunguze. Komeza wizunguze, uracyacyumva, izunguze. Komera Yesu amashyi menshi. n'umwana warigise. Ndakubaza, uracyacyumva, ongera wizunguze. Uracyacyumva cya kintu, ongera wizunguze. Izunguze. Wowe komera Yesu amashyi menshi. Uracyacyumva kikirimo? Haracyandi. Mwese mutunge ikiganza hano. Kuva uyu mwanya Yesu arakubohoye. Amen. Kuva uyu mwanya Imana igukuyeho ikigeragezo. Satani yahagurukije ubugwayi mu rugo rwawe. Nawe aragwaye. Yararigise ari umugabo. Arigise hano Kimironko. Wizeye Imana ko yabikora? Yego. Wizeye Imana ko hari ikintu igiye gukora? Mwese muhaguruke. Egeka ahubwo ruge nsenge. Ngiye kwirukana indwara ku buzima bwawe.
mwami ndategereje iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenye uko biri ariko icyo nzino iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko icyo nzino ko iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabime turirimba twese Yesu muhagurutse buri wese ahagurutse agiye gusenga ibyiringiro bifite ubugingo tumugabane mfite ibyiringiro bifite ubugingo tumugabane inasari kansenge tugende zamura ibiganza byawe aho uhagaze ngiye kohereza umuriro w'Imana iyo ndwara ikurimo igiye kukurekura ngiye kohereza ubutwari bw'Imana aho uhagaze ugiye kubona imbaraga z'Imana zidasanzwe ku buzima bwawe uwo murozi uhora ukuroga agiye kwivuga izo mbaraga zihora zikugwanya zigiye kugaragara ngiye kohereza umuriro w'Imana aho uhagaze iyo kanseri irakuvaho iyo sida irakuvaho uwo murozi wakuroze arakuvaho icyo kibazo ufite kigiye kukurekura zamura ibiganza byawe ndabara gatatu uravuga ngo Yesu haleluya haleluya muri benshi ntabwo nabakoraho ngiye kugusengera Imana ngiye kohereza imbaraga z'Imana aho uhagaze ugiye kubona igitangaza cy'Imana aho uhagaze protokole muze kuba hafi aho uhagaze ugiye kubona imbaraga z'Imana iyo kanseri urwaye mu gifu iraceceka uwo mwijima urakira iyo diyabete irakira uwo muvuduko w'amaraso urakira mu butwari nahawe n'Imana uwo murozi ukuroga arakurekura mu izina rya Yesu yampamagaye uwo muriro ugutwika muri iyo nturakurekura ndabara gatatu rimwe kabiri gatatu tangira uvuge Yesu hamagara izina rya 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 Yesu ngize imbaraga z'Imana ku mubiri wawe urahiye dayimoni urahiye dayimoni ya ndatwika izo mbaraga zikurimo urahiye wa mutwe we ngize imbaraga z'Imana ngize imbaraga z'Imana urahiye dayimoni nohereje imbaraga z'Imana nohereje imbaraga z'Imana izo dayimoni nizikurekure ibyo byagufashe muri uwo mutwe hamagara iyo ni izina rya Yesu izina rya Yesu rirakubohora izo ni imbaraga z'Imana ziragufashe ndafata uwo murozi gabanyaho gakeya fata uwo murozi ngize imbaraga z'Imana ku buzima bwawe ngize imbaraga z'Imana urahiye dayimoni ngibyo muri uwo mutwe ngibyo muri iyo nda izo mbaraga nizikurekure iyo kanseri nikurekure iyo diyabete nikurekure iyo amibe nikurekure hamagara izina rya Yesu nguwo rekura dayimoni va muri ayo maguru va muri uwo mugongo va muri iyo nda va muri uwo mutima wafashe uwo mukobwa wa murozi we murekure ndahamagara izina rya Yesu ku buzima bwawe ndahamagara izina rya Yesu ku buzima bwawe hamagara Imana ndabona Yesu akubohora izo ni imbaraga z'Imana ngizo muri ayo maguru nguzo muri uwo mugongo urahiye dayimoni mubaterure mubashyire hariya urahiye dayimoni hamagara izina rya Yesu ngizo imbaraga z'Imana ndagutwika hamagara izina rya Yesu hamagara izina rya Yesu ngizo imbaraga z'Imana abantu bagiye kubohoka zamura ibiganza byawe ugiye kubohoka zamura ibiganza byawe
ndabona umurozi wakuroza agiye kukurekura. Izo mbaraga zirakurekura. Komeza uvuga izina rya Yesu. Hamagara izina rya Yesu. Urahiye dayimoni, urahiye wa murozi we, urahiye wa murozi we. Ndahamagara gukora kw'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Fire, 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 fire. Rekura, rekata yaba. Urahiye dayimoni, zini imbaraga z'Imana, zini imbaraga z'Imana. Rekura, rekura ndakubona, rekura ndakubona, rekura ndakubona. Komeza uhamagara izina rya Yesu. Urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. Hamagara imbaraga z'Imana. Urahiye dayimoni. Giza imbaraga muri iyo nda, giza imbaraga muri iyi nda yawe. Rikatakaba, giza imbaraga z'Imana. Wa murozi we genda, genda nonaha. Vamo, 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 vamo. Urahiye, urahiye wa murozi we. Ndagutegetse mumufate mumuzane. Hamagara imbaraga z'Imana, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara imbaraga z'Imana. Hamagara izina rya Yesu, hamagara izina rya Yesu mumuzane namubona uwo murozi. Hamagara izina rya Yesu, hamagara izina rya Yesu. Izo mbaraga zirakurekura, izo mbaraga mumufate mumuzane. Hamagara imbaraga z'Imana, mumuterere mumuzane. Hamagara imbaraga z'Imana, hamagara imbaraga z'Imana. Imana igiye kukubohora. Urabohoka mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza Yesu abohora ubuzima bwawe. Zamura ibiganza byawe Yesu abohora ubuzima bwawe. Ndohereza imbaraga z'Imana, ndohereza imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Rakatala pakaria baba, eria kataya bakaba, oria baba muze kumufata tabarusha imbaraga. Eria bakatara baba saya, oria takatakasa. Hari imbaraga z'izindi imbaraga mu izina rya Yesu. Muzamura ibiganza byanyu aho muri. Imbaraga z'izindi imbaraga mu izina rya Yesu. Tiakaria pakotara koria baba sakata. Owakaze mbohereje imbaraga z'Imana. Komeka amaso yawe uzamura ibiganza. Owakaze mbohereje imbaraga z'Imana. Rimwe kabiri gatatu. Giza imbaraga z'Imana. Oria baba katayaba, oria kara baba saka, oria kata sakata. Bohora mwana, bohora mwana. Aho hari umudamu ndamubona afite ikibazo cyo kuva. Protokole mwegere hari inyuma. Imbaraga z'Imana ndazibona. Rimwe kabiri gatatu. Vuga ngo Yesu mbohora, vuga ngo Yesu mbohora. Abarozi batinya izina rya Yesu, abapfumu batinya izina rya Yesu, amahembe atinya izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Hari imbaraga z'izindi imbaraga Mana. Kumanuka ukore mwana. Peria konta yasi. Peria baba. Mugoroba hagaragara. Hereza mikrofoni nasa. Tujya gusenga abantu babohoke. Tujya gusengera abantu babohoke. Iyo ndwara irakurekura. Uwo muvuduko w'amaraso urakurekura. Iyo diyabete irakurekura. Ayayayayaya. Twika abadayimoni. Ayayayayaya. Izo ni imbaraga z'Imana. Izo ni imbaraga z'Imana. Zamura ibiganza twohereza umuriro. Ndohereza imbaraga, ndohereza imbaraga, ndohereza imbaraga. Dayimoni muri hehe, dayimoni muri hehe, dayimoni muri hehe. Isha, 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 isha. Shadaimoni, Shadaimoni, ndohereza umuriro, 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 ndohereza umuriro. Fire, 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 fire. Turatwika, 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 turatwika. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ukomeze nawe muzamura ibiganza. Zamura ibiganza usenge. Imbaraga zikurekure. Imbaraga zikurekure. Ayayayayayaya. Mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Abantu babohoke. Turaguhamagaye. Turaguhamagaye mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye. 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 Oria baba. Muri Jesus. Muri hehe. Jesus. Muri hehe. Muri bangahe. Muri hehe. Muri hehe. Muri hehe. Muri hehe. Muri hehe. Ndohereza umuriro mu nda.
ndohereza umuriro ndohereza umuriro ndohereza umuriro ndohereza umuriro haleluya ndohereza umuriro ndohereza umuriro ndohereza umuriro abantu baje bohoka zamura ibiganza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu turaguhamagaye Mana nzima turaguhamagaye Mana ikora ibikomeye turaguhamagaye Mana iteye ubuho turaguhamagaye Mana ikiranuka muri byose data turaguhamagaye data turaguhamagaye kora imirimo n'ibitangaza garagaza imbaraga zawe iyubahishe ndashaka abantu bari kubohoka aho ngaho uri zamurira Imana amaboko usirire Imana Imana iwohora ubuzima bwawe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu yakosa murekure abantu bagiye kubohoka tambira Imana ubohoke tambira Imana ubohoke ubohore Yesu arabohora Oria baba tambira Imana ibohore ubuzima bwawe tambira Imana ibohore ubuzima bwawe tambira Imana ibohore ubuzima bwawe zamura ibiganza mujya kwicara komeza wegeke ahubwo ruge iyo ndwara igiye kukubohokaho ngo bamufashe muri bangahe murekure mpangane n'uwo murozi murekure ngaho garagaza imbaraga zawe ngaho hagaragaza imbaraga zawe ngaho haguruka duhangane wa murozi we ndabara gatatu haleluya ngaho haguruka duhangane rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu urancikirahe sasa aho uhagaze mahinduye umuriro w'Imana ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagutwitse mu izina rya Yesu imbaraga zawe ziri hehe imbaraga zawe ziri hehe mbega tukubita imbaraga z'ikuzimu ngiye gusengera uyu mukobwa abohoke umurozi wamuroza ke kashobotse tuvuge ngo satani yamwaye uyu mwanya ngaho garagaza imbaraga zawe aho wicaye mahinduye umuriro w'Imana uwo mutwe wahinduye umuriro w'Imana ayo maguru mahinduye umuriro w'Imana urahiye wa murozi we urahiye wa murozi we urahiye wa murozi we fire fire uracikira he mumureke murekure
uracikira he uracikira he tugiye guhangana je nawe rero sasa ndabara gatatu zamura ikiganza cy'iburyo rimwe kabiri ngwino duhangane wihunga ngwino duhangane wihunga izo ni imbaraga z'Imana zigutwika nyegera hino egera hino duhangane rimwe kabiri urajya hehe guhiye muriro ufite imbaraga zingahe muri bangahe muri bangahe muri bangahe turi 35 muraba ngo ni abantu 30 na bangahe muriteguye duhangane turakwica aho muranyica bakurekure duhangane sasa mwese mwereze ikiganza hano none murajya hehe kandi muranyica ngaho zana imbaraga zawe itegure izatsinda hano ufite tuzamura ikiganza twese yes muri bangahe muriteguye duhangane yewe ndagiye uragiye ujya hereka duhangane rimwe kabiri gatatu fire 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 rekura uyu mwana w'umukobwa komera Imana amashyi menshi uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana urahiye 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 komera Imana amashyi menshi kadukomere Yesu amashyi wapfuye akazuka Yesu abohoye ubuzima bwe tumukomera amashyi umwami w'abami komera Yesu amashyi aramubohoye ntabwo izi mbaraga zizagugarukaho ukundi tera haleluya Yesu arakubohoye komera Yesu amashyi menshi cyane jya kwicara Yesu abahoye ubuzima bwawe kandi ugiye kubaka ushake nk'abandi mu izina rya Yesu urashaka kwatura icara Yesu abahoye ubuzima bwawe mbega twakomera Yesu amashyi uba wicaye ndaje nkwakire ayo mashara y'Imana twayakoma izo mpundari z'Imana twazivuza izo mpundari z'Imana Yesu aramubohoye Yesu aramubohoye amen amen jya kwicara Yesu abahoye ubuzima bwawe zamura ibiganza byawe mu izina rya Yesu vuga ngo Imana igiye kumbohora ndashaka umuntu ufite ituro tubohoza uyu muntu bamutanzeho igitambo fata ituro ryawe uzirijugunye hano nicyo Imana igiye kubohora ubuzima bwawe fata ituro uzirijugunye hariya nta murozi uzongera kugutinyuka nta mupfumu uzongera kugutinyuka abana bawe bazagira ubwenge fata ituro ryawe uzirishyire hano Yesu niko kukubohora wowe fata ituro ryawe ubyizere bivuze ngo mwashyire hariya nta kintu na kimwe kizongera kuzirika ibyawe nta kintu na kimwe kizongera kukuzirika nta kintu na kimwe fata ituro ryawe urishyire hano ubwire Imana ngo mbohore akazi kawe kabohoke bizinesi yawe iyoboke abana bawe babone jugunya hariya jugunya hariya Imana ibohora ubuzima bwawe Yesu ibohora ubuzima bwawe nta ndwara izakugeraho nta mupfumu uzagutinyuka nta murozi uzongera kugutinyuka uko niko Imana ikubohoye niko Imana ibohoye abana bawe
nicyo Imana ibohoye urubyaro rwawe, nicyo Imana ibohoye bizinesi yawe. Jugunya ituro aho ngaho, uko ujugunya ituro hariya nicyo Imana igukijije iyo ndwara ya karande, nicyo Imana igukuye uwo mudayimoni. Ibyakubabazaga urabohotse mu izina rya Yesu. Imana ikubohoye iyo ndwara, Imana ikubohoye iyo ndwara. Komera amashyi menshi cyane. Imana irakubohoye, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye. Ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse. Imana yavuze ngo ntazongera kubabara. Ibyawe birabohotse. Ngwino hano mubwiraze hano, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse, ibyawe birabohotse. Genda, ibyawe Yesu arabibohoye, nawe ibyawe Yesu arabibohoye. Nta ndwara zo kuzaho, indwara wari ufite Yesu ayigukuyeho. Yesu arakubohoye, nawe ngwino, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye. Nta ndwara izakuzaho, nta kintu kizagaruka mu bintu byawe. Ngwino ngukureho mama, uko ni kubohotse, genda ukore. Yesu arakubohoye mu byawe, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye. Uko utanze turakira kubohoka papa. Yesu arakubohoye n'ibyawe, nawe ubohoke ku bintu byawe. Buri kintu cyose cyaziritse ibintu byawe Yesu akikubohoyeho. Indwara wari ukiriho, umuvuduko w'amaraso, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye, Yesu arakubohoye. Imana ikubohoye ku ndwara. Ituro utanze Yesu arakubohoye. Mwese mutanze ituro kuri uyu muntu, ndabarahiza ukuri kuyera yampamagaye mpagaze kuri uruhimbi. Nta mudayimoni uzongera kugutinyuka. Uko utanze ituro niko wihumanuye, uko utanze iri turo niko wihumanuye, uko utanze iri turo niko indwara zisohotse ku buzima bwawe. Haleluya. Akira kubohoka. Ituro iryo ari ryo ryose utanze Yesu araguhumanuye, kuko ijambo riravuga ngo bamaze gutanga ituro. Hori ya baba kataya. Akoze Yesu. Mashimwe mwami mana Pianator sikia. Tanga ituro na Imana ikubohoye. Ndagira nkubwire ngo iyo ndwara urwaye ntizakugarukaho, ayo maguru yakujyaga ntazakugarukaho. Mama, waragwaye umaranye igihe kinini amahembe muri ayo maguru yawe, umaranye amahembe imyaka 5. Ngwino hano nkubwire, hagira umuntu umumpera ituro, hagira umuntu uhereza uyu mubyeyi ituro ritanga, ohereza ituro. Ayo mahembe uyamaranye imyaka 5, yego ha bakugwaniyeho, shira hariya. Ayo mahembe yamaranye imyaka 5 mu kuguru, uyamaranye imyaka 5. Kuramo izo nkweto none ahukire ube muzima none. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Pigia Bwana makofi mengi. Komera Yesu amashyi menshi. Protokole mumufate. Nohereje imbaraga z'Imana muri iyi ndi umuhanuzi w'Imana. Nohereje imbaraga muri kurihigama. Nohereje imbaraga z'Imana. Awagaze uwo numuriro muri umugongo. Uwo numuriro muri umugongo. Bamagitoka mwegereyo bamagitoka. Bamagitoka garuka inana kureba. Garuka inana wanzoka. Iyo toka ndayireba. Subirayo muvamo. Subirayo muvamo. Ndayireba. Garuka ndakureba. Garuka ndakureba. Vamos wanzoka we. Vamos. Urinde wa murozi we, urinde. Wewe urinde. Ndagutegetse vuga wewe urinde. Nutavuga ndakwica. Urinde wa murozi we. Uravuga amabanga yawe nutavuga ndakwica. Urinde wa murogizi we. Wamurogeye mu gukoma, we wamurogeye mu gikoma. Sohora ibyo bintu wamushize muri ako kanwa. Sohora ibyo bintu wamushize muri ako kanwa. Ndabibona, sohora. Sohora ayo maraso wa murozi we. Sohora ayo maraso wa murozi we. Urayasohora nutayasohora ndakwica. Urayasohora.
nohereje umuriro w'Imana mu maguru, nohereje umuriro w'Imana muri iyo nda, nohereje umuriro w'Imana. Urambongera he ko ngufite, urambongera he ko ngufite, wafashe iyo nurayirekura. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Urinde sohora, atangiye gusohora, komera Imana amashyi. Murekure, ndagutegetse sohora nonaha, sohora nonaha. Va muri iyo nda wa murozi we, va muri iyo nda usohora ibyo wamushizemo. Twongere tumutwike. Nohereje umuriro muri iyo nda nutamurekura. Hagara hirya hariya. Sohora nonaha, sohora nonaha. Wowe wamuzinze ukamuzirika, ndagutegetse sohora, ndagutegetse sohora, ndagutegetse sohora. Guhera nonaha. Fire, fire. Komera Yesu amashyi menshi. Iki cyuya mbiza kigushizeho, guhera uyu mwanya akira ubuzima, guhera uyu mwanya akira ubuzima. Haguruka, komera Yesu amashyi menshi cyane. Uziture. Aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Aramubwira ati haguruka siga ibibazo byawe. Aramubwira ati haguruka siga ibibazo byawe. Haguruka, Yesu arakubohoye mukobwa wanjye. Haguruka, Yesu arakubohoye. Kadukomere Yesu amashyi menshi. Komera Yesu amashyi menshi. Genda wicara, Yesu abohoye ubuzima bwawe. Aho bari baragupfundikiriye Yesu arahagukuye. Ayo mashara y'Imana tuyakome cyangwa tuyareke? Mu mbaraga za Yesu, ndamburwa kuguru kwawe, Yesu ari kukubohora. Kurambure. Leta piko wasika hala ya sita minia. Umaze imyaka kurwaye? 5. Imyaka 5. Abazina bana baraguciye umugongo. Aranyishe nyine, aranyishe. Barakwishe. Byose narabirwaye. Mushumba, turi mu kazi, hagarara hano tugiye gusengera umukecuru. Tugiye gusenga Imana. Mwese tunga ikiganza hano. Ndabara 3, 1, 2, fa. Rekura mu izina rya Yesu. 1, 2, 3. Rekura mu izina rya Yesu. 1, 2, 3. Tangira utambuka usanga uriya mukobwa hari. Tambuka, genda ukandagiye, kandagira. Kandagira Satani arekura ubuzima bwawe. Kandagira, genda wihuta. Genda wihuta, Yesu abohora umugongo wawe. Ariko Satani yaramwaye, tohereze Yesu icyubahiro. Garuka hano, ngwino hano, wifata uko kuguru kureke. Yesu agiye kukubohora. Komeza, aha, komeza. Uko nguko ugenda niko Yesu akubohora. Nkurikira wowe, Yesu abohora ubuzima bwawe. Ngwino nkurikire, ngwino. Ngwino, tamuka. Kandagira, ngwino wihuta. Imana irabohora ubuzima bwawe. Komera Yesu amashyi Yesu. Tamuka, tamuka. Ukuri kugenda n'icyo Imana ibohora ubuzima bwawe. Ngwino, ngwino, ngwino. Wanyeretse ineza, ineza. Wanyeretse ineza, wanyeretse ineza, wanyeretse ineza. Umuntu wese ufite umugongo wawe ufateho. Ufite umugongo wawe fata kuri uwo mugongo. Namwe mudukurikiye fata kuri uwo mugongo wawe. Abadukurikiye online nawe ufata ku mugongo wawe. Uko ugiye gusengera uyu mubyeyi akabohoka, nawe niko ugiye kubohoka. Nawe nubwo uri hanze udukurikiranye ufite indwara yakubase, mu gusengera uyu mubyeyi mu kwizera nawe fata aho urwaye. Mana mu izina rya Yesu
ubohoje ubuzima bw'uyu mubyeyi. Tangira buname, unama, unama, manura amaboko yawe, unama. Aha, zamuka, zamura amaboko, zamura amaboko hejuru, ongera wuname. Yesu ari kukubohora. Komera Yesu amashyi, Imana imukize umugongo. Ongera uzamura amaboko yawe, zamura hejuru amaboko yawe, ongera uyamanure mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi menshi. Guhera iri joro akira kubohoka mu izina rya Yesu. Kadukomera Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi tuyongera Imana, ayo mashyi tuyongera Imana.